abantu bananiriwe niho Yesu ashoborera, aho ibitambo bitarengaga Yesu yaraharinze. Iyo mana ni nziza, iyo mana irakomeye, ni nziza, iyo mana ni nziza, ni nziza, ni nziza pe. Ati iyo mana ni nziza, kandi koko ni imana nziza, ni imana ishobora byose, ni imana isubiriza igihe mu gihe cyayo gikwiye, ni imana y'inyembaraga, ni imana y'inyabubasha. Niyo mpamvu natwe twahisemo kuyikorera binyuze kuri Iyobokamana TV cyangwa kuri chaîne nyine yivuga butumwa ya Iyobokamana TV. Bakunzi rero Iyobokamana TV, turabasuje mu izina rya Yesu. Ni kwa kundi mumaze kutumenyera ko tugira gutya tukazana abakozi b'Imana batandukanye, maze tukabasha kuganira nabo. Murabona ko no muri twicaranye n'abakozi b'Imana, nibo rero tugiye kuganira no kurikira neza ikiganiro tugiye gukora. Uri buze gusobanukirwa byinshi, uri buze gusubizwa byinshi birimo bigenda byibazwa cyane cyane, kuko twe byo tureba turi ikintu abantu bari kwibazo cyane cyane gifite aho gihure n'ubuzima bwa Gikristo, maze tugashaka abantu tukakiganiraho, ubundi abantu nyine bakabasha kugenda basobanukirwa neza. Aba bakozi b'Imana rero turi kumwe n'abantu bakomeye, turi kumwe n'abantu b'inararibonye muri uru ruhando rwa Gikristo. Reka batangire batwibwira kugira ngo tuze tuganira duhereye hano ku ruhande, kugira ngo ibintu byose bigende neza. Muraho neza kandi murakomeye, turabasuje cyane. Munasuhuza abakunzi b'Iyobokamana TV, ngo barabasuje aho muherereye hose mu Rwanda, mu mujyi wa Kigali, mu majyepfo, mu majyaruguru, iburengerazuba n'iburasirazuba, ndetse n'impande zose z'igihugu muri diaspora. Dufite abakunzi benshi, nimwakire intashyo z'aba bakozi b'Imana. Muratangira mutwibwira pastor. Ndayisenga, Imana ibaha umugisha kuba mudukurikiye kandi muri kumwe natwe. Asante sana. Nitwa Apôtre Sara Speciosa, nanjye nshimira kuba turi kumwe namwe kuba mudukurikiye ku Iyobokamana TV. Imana ibaha umugisha. Abangaba Pastor Christophe ndetse na Apôtre Speciosa ni na couple nziza cyane, ni couple y'ikitegererezo igira ibitekerezo byiza, bakaba nyine bakora umurimo w'Imana mu itorero rya Inkuge y'Amahoro. Ni itorero ryitwa Inkuge y'Amahoro, nyine abantu bageramo bagahembuka. Byose murajya mugenda mu bisobanukirwa uko ikiganiro kigenda. Turi kumwe hari n'undi mukozi w'Imana, no umupasteri. Reka nawe abashe kutwibwira kugira ngo badukurikiye basobanukirwe.
Pastor Habimana François ni umushumba, ni umukozi w'Imana mu buryo butandukanye, ni umunyamasengesho, ni umuhanuzi, ni umuvugabutumwa bwiza asoma ijambo ry'Imana. Mbese ibintu byose Imana yaragiye imugabiza impano zitandukanye kugira ngo ajye abera abantu umugisha. Nawe tumufite kuri kamera z'iyobokamana TV. Ku ruhande hari undi mu tipe, hari undi musore turi kumwe nawe, reka abashe kutwibwira. Nanjye nitwa Emmanuel, ndanezerewe kubana aka kanya, ndi umunyamuziki, nkaba n'umuririmbyi. Ukaba umukristo? Yego. Okay. Bikemu rero nawe ni umuramyi, ni umuririmbyi. Urumva twateranije abaririmbyi, abahanuzi, abacuranzi ba za gitari n'abasaxophone, abapasteri n'abaposo. Mbese aha hantu harabawe kuri mikoro muri kumwe na Joel Sengurebe, ni wa munyamakuru wanyu nyine mumaze kumenyera, mwahaye akazina ka Pastor Online. Urumva ko nanjye ndi mu batambyi, ndi umutambyi. Reka rero tuze tuganira. Mumeze neza? Turashima Imana no kuri. Murakomeye cyane. Iyi mvura iri kugwa gutya murayibona gute? Imvura irahita. Naho imvura yagwa nyinshi nk'iyo ku bwa Nowa, nta mvura idahita. Niko bajya baririmba. Ariko ubundi baravuga ngo imvura yose, ngo ubundi aposo imvura yose ni umugisha nk'uko bivugwa. Wenda nk'imvura igwa igasenya amazu, ikangiriza abaturage, buriya nayo ni umugisha ubutotse ku Mana. ubundi imvura ni umugisha, ariko imvura ijya gutangira kugwa mu isi yaje nk'igihano cy'ibyaha. Iyo abantu rero batitwaye neza imbere y'Imana, inshuro nyinshi hari igihe ibateza imiraba nk'iyo ngiyo kugira ngo bayigarukire. Okay. Ntekereza rero ko imvura ibizanywe no kugira ngo habeho umugisha, ariko ubundi nanone iyo twitwaye nabi imbere y'Imana, imvura Imana igiye ikoresha nk'igihano. Okay. Niko rero bapfe ntago twabyita umugisha. Niko bimeze. Turasaba kugira ngo Imana iduhe imvura nziza yitari igihano y'amahoro. Niko bimeze. Na Pastor François niko abyumva. Cyane ibyo Apôtre avuze niko biri. Ikintu cyose iyo cyarenze urugero kiba cyabaye igihano cyangwa cyabaye kibi. Nk'imvura yaguye ku bwa Nowa, imyuzure igatwara abantu, ikica abantu. Ubwo haba hakenewe ko abantu baca bugufi bakongera bagashaka mu maso h'Uwiteka, kuko Bibiliya bivuga ngo abantu banjye nibaca bugufi bagashaka mu maso hanjye nzabakiriza igihugu. Ariko rero nubwo bakanehana n'ibyaha. Yes, ariko wenda hari aho twumva imvura yaguye cyane cyane hano mu Rwanda igasenya amazu, ikangiza nyina aho abantu batuye, nabwo ntabwo hari n'imvura ishobora kugwa ari nkeya, ariko kubera ko abantu batuye mu manegeka, ugasanga nibatava mu manegeka, imvura ishobora kuzajya basenyera yose ntaba ari igihano, ahubwo aba ari uko nyine abantu batuye mu manegeka nabyo bagomba kumvira leta bakava mu manegeka nyine nk'uko leta ibivuga. Ngira ngo ntabwo nibeshya ko iyo avi nari nanze. Okay, reka noneho tureke iby'imvura n'amanegeka, ahubwo twigire rero sasa rero ku cyo nabahamagariye kugira ngo tubashe kuganira nyine ako abari agaciyemo nako biba byemewe nyine, kubera ko tugomba kwiyagitiwariza ku gihe tugezemo. Niba turi mu gihe cy'imvura tukabivugaho gatoya wenda twitambukira. Hari ikintu kirimo gisirikira cyane kiri kuvugwa hirya no hino ku bitangazamakuru, hirya no hino mu magurupe, kuri social media zitandukanye. Nabonye ukuntu biri kuvugwa, nabandi reka nteranya abantu b'Imana tubashe kuganira, bambwire wenda bo avizabo nizihe, babyumva gute. Nibaruwa rero iherutse kwandikirwa umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Nibaruwa yanditswe n'umuaposo amwandikira amusaba yuko yakwemera ko ururimi rw'Umwuka wera rwajya mu ndimi zemewe mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Wenda kugira ngo tubikurikirane neza, ngiye kubasomera iyi baruwa, ubundi noneho tujye twatangira kugira icyo tuyivugaho. Iyi baruwa rero yandikiwe i Kigali kwa tariki ya 3 z'ukwezi kwa 3 ni mu mwaka w'2020 na 20 nyine n'uyu nguyu turimo. Yanditswe na Apôtre Muhire James utuye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo. Na ndetse zose nyine. Impamvu rero yavuze yanditse iyi baruwa ngo n'ugusaba ko ururimi rw'Umwuka wera rwakwemerwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda.
Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, mbandikiye iyi baruwa mbashimira imirimo myiza mukorera igihugu cyacu n'abanyarwanda muri rusange. Nyakubahwa Perezida, nshingiye ku byanditswe byo muri Bibiliya muri Yoweri 3:1 ndetse na 2 Matayo 27:46 kugera kuri 50 n'ibyakozwe n'intumwa 2:1 kugera ku murongo wa 4, mbandikiye mbasaba ko ururimi rw'Umwuka wera rwakwemerwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rukaba ururimi rwa 5 mu ndimi zemewe gukoreshwa hano mu Rwanda. Nyakubahwa Perezida, ndabasaba kandi ko ku bufatanye bwanyu mwadufasha tukanageza uyu mugambi mwiza no ku bindi bihugu mugire murakoze, mugire amahoro. Intumwa y'Imana Muhire James. Ibaruwa no kwivuga. Ndashaka mumbwire, abantu benshi bari kubivugaho, ngira ngo namwe ntabwo bibatunguye, mwarabibonye nkuko nanjye nabibonye, ariko nyine nk'umuntu ukora itangazamakuru rya Gikristo, akaba ariko kazi kanjye wenda kumva ese abantu babivugaho iki, abakozi y'Imana babyakiriye gute, babivugaho iki, wenda ku iyi nyandiko yandikiye umukuru w'igihugu isaba ku rurimi rw'Umwuka wera rwemerwa n'itegeko nshinga. Mbere yuko wenda munsubiza, murabanza muze kunsobanurira ubundi ururimi rw'Umwuka wera ni uruhe, ruvugwa nabande, rukoreshwa gute, bigenda gute, wenda ibyo ngibyo biri buze kugenda bimfasha. Deba rero cyangwa ikiganiro kirafunguye kugira ngo umuntu wese ufite icyo abivugaho nyine agende avuga, dukomeza kugenda tuganira. Ibintu ko bitoroshye namba ko noneho twaganiriye byinshi. Sobanura Umwuka wera pastor. Ntekereza ko wenda n'abandi baraza kugira icyo babivugaho. Ntabwo turi bujye cyane kuko Umwuka wera ni ikiganiro cyaba kinini cyane. Cyagiye cyandikwaho ibitabo byinshi, abantu bakabivugaho ibintu byinshi, ariko reka tuvuge ku gace kajyanye no kuvuga indimi z'Umwuka wera. Ari mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto, haba mu rwa mbere, haba mu bice 12 no mu bice 14, yagerageje kubisobanuraho cyane, abivugaho cyane, kuko nyuma y'ibaruwa dusomeye ntabwo turi buvuge ngo ibyo yasabye si byo cyangwa nibyo. Reka tubanze tureba ahubwo twebwe turareba mu buryo wenda, reka duhere mu buryo bw'itorero cyangwa theologique icyo havuga. Aho haravuga ngo Pawulo yarimo ahugura Abakorinto ku bintu bijyanye no kuvuga indimi z'Umwuka wera, kugeza ubwo yavuze ati ubundi ndashaka kukubwira ko indimi z'Umwuka wera zigabanyije mu bice wenda bishobora no kurenga 3. Hari Pawulo niho yavuze, ndumva ari mu Baheburayo mu rwandiko rw'Abakorinto 13, aho yavuga ngo naho navuga indimi nk'iz'abamarayika ndetse n'iz'abantu. Umuntu yari kuvuga indimi ashobora kuvuga indimi zo mwisi, akaba ari ururimi rwo mu gihugu runaka, rw'ahantu runaka wageze cyangwa utageze. Kuko dufite abantu Imana yahaye impano ku buryo agera muri icyo gihugu akaba yabasha ataranize, atarageze mu ishuri, akaba yabasha kuvuga ururimi rwaho aruhawe n'Umwuka wera. Hari n'igihe ushobora kuvuga ururimi rw'Umwuka wera ukavuga nk'ururimi rwo mu kindi gihugu runaka, kuko isi igizwe n'ibihugu byinshi, ariko uri mu Rwanda. Icyo gihe abumva ikinyarwanda ntago urwo rurimi barwumva. Hari n'igihe ushobora kuvuga indimi z'umuriro. Pawulo avuga ko habaho n'indimi z'umuriro cyangwa se indimi z'abamarayika. Hariho n'indimi z'abamarayika. Izo ndimi z'abamarayika rero ni izo mu ijuru, kugira ngo icyo gihe uri kuzivuga ni communication iri hagati yawe, cyangwa se communication mu kinyarwanda ni itumanaho riri hagati yawe n'abamarayika cyangwa se n'abantu baba mu ijuru bumva urwo rurimi. Biragoye rero uwo muntu utaba mu ijuru cyangwa utari gukomunika mu ubwo buryo ngo abashe kumva ibyo uvuga. Ndetse Pawulo yaravuze ngo nimba mu rusengero abantu bavuze indimi nyinshi, ibyiza nuko bamwe baceceka nimba hatari uwo kugira ute kuzisobanura, ngo kuko Imana yacu atari y'umuvurungano. Mu gihe rero habonetse ko abantu bavuga indimi ariko abantu ntibabyumve, nta kintu byaba bimaze. Bibiliya navuga ngo uwo muntu uvuga indimi ngo zitumva n'abandi, ngo niwe ubwe bifasha gusa, ngo kuko nta kindi bifasha iki abandi. Nicyo navuga ku bijyanye n'indimi, kuvuga mu ndimi z'Umwuka wera, n'abandi baraza kugira ikindi bongeraho. Apostle nawe afite uko abyumva.
murakoze ukurikije ibaruwa ya mwene data avuze ko asaba ko ururimi rw'umwuka wera ururimi rw'umwuka wera abenshi dutekereza yuko ari urunguru abantu bavuga abandi ntibumve icyo bavuga si rwo adatekereza ko rwo yashaka kuvuga kuko nubwo navuga ikinyarwanda ariko nyobowe n'umwuka mba ndimo kuvuga ururimi kandi rw'umwuka rusize umwuka ruriho umwuka w'Imana rero ntabwo nshaka kugira ngo tujye kure y'iryo jambo yavuze kuko icyo yashaka kuvuga umuntu wese arimo aracyumva yashaka kuvuga ururimi rutamenyekana tujya tuvuga abandi ntibumve icyo niko bishangira ngo nicyo bishatse kuvuga kuko ari ikinyarwanda n'ubu nicyo dusanzwe tuvuga ari noneho reka tugere ku ngingo mu bakorinto ba mbere igice cya 14 ku murongo waho wa kabiri n'uwa gatatu baravuga ngo uvuga ururimi rutamenyekana si abantu ababwira keretse Imana kuko ari ntawumva ahubwo umwuka avuga amayoberane ariko uhanura we abwira abantu ibyo kubungura n'ibyo kubahugura n'ibyo kubahumuriza umurongo wa 4 uvuga ururimi rutamenyekana ariyungura ariko uhanura yungura itorero ukurikije rero umurongo wa kabiri n'uwa 4 arabanga uvuga ururimi rutamenyekana si abantu ababwira keretse Imana ntabwo ururimi rutamenyekana rukenewe ko abantu barwumva abo muntu uvuga ururimi rutamenyekana abavugana n'Imana y'Imana imutumye ku bantu araza akabihindura mu rurimi bumva kandi twese twumva ururimi rw'ikinyarwanda yego numva rero kugira ngo tujye kwiga ururimi rwumvwa n'Imana rutajya rugira undi muntu urwumva ntabwo byashoboka nawe nubwo bamuha uburenganzira bwo kurwigisha ntiyabishobora rero gusaba umuyobozi w'igihugu ibintu bidashoboka nawe ndumva bikwiriye ko yasubira inyuma akabaza Imana ko ibyo yasabye bikwiriye murakoze yego bikemu nawe ufite uko abyumva iki kiganiro kirakomeye cyane ururimi rw'umwuka wera arasaba ko rwashyirwa mu ndimi igihugu gikoresha cyangwa itegeko nshinga ry'u Rwanda mpita nibaza baramutse bamwemereye ari tayari gushinga icyo kigo dutangire tumuyoboke twige mfite nka analize 3 cyangwa 4 nibajije ko uyu muntu nanabyegeranije ndabyandika ngiye kubisoma kugira ngo tunabiganireho noneho n'undi dukurikiye ashyira muri comment nawe uko yansubiza aramutse ansubije ngewe nyimara gusoma ino baruwa naguye mu kantu ndavuga uno muntu ni Imana imutumye cyangwa yavangiwe ese ububwiru azanye bw'Imana mu bantu bumeze gutya atekereza ko uko yahishuriye kumva ururimi rw'umwuka wera ariko na popularite izahita ibishurirwa kandi mu rugo rw'Imana hari ibiryo by'abana b'Imana ariko bitari iby'abantu bose noneho nkibaza ururimi avuga rw'umwuka wera ko tuzi uburyo Imana irutanga n'inzira binyuramo kugira ngo umuntu aruhabwe ari ku rwego rwo kuyobora abantu bose mu iyo nzira ku buryo koko Imana izaruba ese yakoranye Imana inama n'Imana ku buryo ibimwemerera ko umwuka wera ari ingabire iva ku Mana gusa itava ku muntu sibyo ururimi rutamenyekana ni impano y'Imana sikaposo yavuze rutamenyekana umwuka wera ururimi rw'umwuka wera ari ingabire iva ku Mana gusa direct utanyuze kwa aposo utanyuze ku muyobozi w'igihugu cyangwa undi muntu ku muyobozi w'igihugu cyangwa ni Imana iruta yego wenda uyu mukozi w'Imana wasanga hashize nk'icyumweru avuye mu ijuru kuganira n'Imana ikamwemerera ati genda utangize iyi poroje yo kwigisha ururimi nzagufinansa mu buryo bw'umwuka nguhe n'igitabo uko uzajya wigisha abantu ese abantu benshi babifite nk'icyifuzo none analize ya mbere ravuga ngo ese uyu muntu gusaba ko ururimi rushyirwa mu zikoreshwa mu gihugu hari ahandi azi rwaba rukoreshwa nk'umuco mu bihugu bitandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye twiga icyongereza kuko ari icyabongereza kandi isi yose iragikoresha kugira ngo twisange muri communication nabo twiga igifaransa kuko tuzi aho cyavukiye sibyo ururimi rw'umwuka wera rukomoka mu ijuru gusa ku Mana iruhu ushaka cyangwa wahisemo kurwakira none icyo ni ikibazo cya mbere cya kabiri ese ko ururimi rwigwa ateganya iki ku ishuri rizafasha abaturarwanda kwiga urwo rurimi
ururimi ni umuco kandi rurigishwa rukamenywa ibibazo biraha ibyo ni umuco rurigishwa rukamenywa ese we nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame yabisabye aramutse asinya ati mwana wacu genda wigisha abo bantu ururimi twari turukeneye ikigo azagishinga he kugira ngo tujye turangira abantu bajye kwiga ngo icya gatatu ese ko Imana yashyizeho inzira bicamo ngo umuntu yuzure umwuka wera uyu yaba afite ubutware bwo guhindura amahame y'Imana sibyo yego namwe ndashaka ko tuza kuganira uyu muntu yambaye ubutware bwo guhindura amahame y'Imana ko ruturuka ku Mana gusa analize ya kane iravuga ngo ese gutanga igitekerezo nk'iki yabitewe n'ishyaka ry'umurimo w'Imana icya gatanu ni icy'abanyetorero bavuga ku Ibaruwa ari byo turiho twebwe turi kuvugagira uyu munsi analize ya gatandatu irabaza ngo ese igikorwa uyu muntu yakoze twakigeranya n'ishyaka cyangwa twageranya n'ishyaka yagize mu murimo w'Imana cyangwa twakigeranya no gutuka umwuka wera nimba tuzi cyo gutuka umwuka wera bisobanutse twibuke ko icyaha cyo gutuka umwuka wera kandi kitababarirwa so numva twaganira mu iyo hange ariko nabivuga kugira ngo nicyabivugaho bazize ibibazo bisa nkaho ari byinshi yego wenda ibyago nuko nawe uwo muntu atari hano harimo bimwe twakamubajije nicyo kibazo ariko ubutaha nimba bishoboka ko wamubona uzamuzana nzamushaka ariko twebwe reka dutange ibitekerezo byacu uko ibintu tubibona reka mpere ku kintu kuko yavuzemo n'umuco n'ururimi n'iki ubundi ururimi n'iki nabo d'abord tubaza ngo ururimi dusanzwe dukoresha ikinyarwanda igifaransa icyongereza ururimi n'iki ururimi ntekereza se ko ari uruhurirane rw'amajwi asohoka umuntu akabasha kumvikana n'undi icya kabiri ibimenyetso ubwo nabyita amageste za sinye ibimenyetso runaka ushobora gukoresha kuko tuvuge nk'urugero hari nk'ururimi kuri televiziyo bakoresha rw'abantu bafite ubumuga bwo kutumva bakabasha gukominikana nabyo ibimenyetso burya nabyo ni ururimi rero ururimi rwo mu ijuru nk'uko mwaba muri kubivuga biragoye kumenya nimba hari igitabo yanditse d'abord ikintu cyose iyo cyadutse agomba kuba afite igitabo afite za argument afite mbega ibintu bizatuma icyo kintu ari kuvuga cyemerwa uretse ko ntazi nimba yo bari gusaba ko ururimi rwemerwa ari perezida wa repubulika murakoze cyane mu buryo bwo gusoza kuri iki kiganiro icyo navuga kiri mu ijambo ry'Imana muri Mariko igice cya 16 ku murongo wa 15 aravuga ngo arababwira ati uwo ni Yesu yabwiraga itorero yari asize ku isi ry'intumwa arababwira ati mujye mu bihugu byose mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza wizera akabatizwa azakizwa ariko utizera azacirwaho iteka ntabwo Yesu yasize abwiye itorero twebwe abakristo kujya kwigisha abantu kuvuga mu ndimi zitamenyekana ahubwo yadutumye kujya kubwiriza ubutumwa bwiza ngo abantu bakizwe bihane nabwira rero mwene data nsoza ko agendera mu murongo w'Imana akava mu bitekerezo bye byiyongeraho Imana ibahe umugisha amen pasiteri ntabwo njya kure y'ibyo avuze ubundi ikibanze cya mbere ni Imana yadutumye guhindura abantu tubabwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nicyo kintu kibanze gikomeye kandi uwo muntu wenda icyo namubwira simuzi ariko ndibuze no kumumenya ubwiru bw'Imana ni ubwiru bw'Imana kandi iby'Imana birihariye ntago iby'Imana kimenywa na bose ntago ari ibintu bimenyerwa nk'uko tumenyera indimi z'igifaransa z'icyongereza ukajya uruvuga mu muhanda ukaruvuga ntago iby'Imana bimenyerwa ntago ari ibintu rusange by'abantu bose ahubwo ni ururimi rwihariye rw'Imana kandi ruhuwe ishatse kandi n'uwarusabikiramo rumuha rero Imana imufashe kandi mukomeze yongera bitekerezeho neza ntago tumubwiye
ntago nta kintu na kimwe tumukoze wenda tumukoze nabi bibaho, habaho kwibeshya, hakabaho n'intege nkeya, hakabaho no kuvangirwa mu by'ukuri ukavuga ibyo utaruga ibyo utarukwiye kuvuga, ariko gusa nawe abitekereza hari undi ibyo bintu bidashoboka. Ntabwo ubwira ubwishyuru ibintu by'Imana n'ibintu upfa kuvuga ngo ndabimenya uko mbitekereje, biraza uko ntekereje kuvuga, ntabwo ariko bimeze. Rero Imana ibaha umugisha, turabasezeye kandi turabakunze. Nshimiye iyobokamana TV, Imana ibaha umugisha kubwo gucukumbura no gushakisha ibintu byubaka. Imana ibaha umugisha, turabishimiye kandi turabakunda kuba mwafatanyije no kubana natwe no kugira ngo twunganirane mu bitekerezo by'icyo kintu cyabayeho. Gusa icyo navuga, ntago ibi bintu byose ntago byavuye ibintu ngo umukobwa bumwe agatukisha bose, ntago ibi bintu byose ntago itorero ribifitemo uruhare, ntago itorero ribyemeye, ntago ari twebwe twemeje ibyo bintu. ndahamya ko nta n'abapasiteri bamutumye, nta n'abapotre bamutumye rwose. Uwo muntu niwe wabyizaniye gutyo. Rero ntibabifate nk'ibintu biri mu bapasiteri bose cyangwa mu bakozi b'Imana cyangwa mu bakristo bose. ubwo ni igitekerezo cy'umuntu ku giti cye. Yes. Bakunzi b'iyobokamana TV, mwabyumvishe nyine, twaganiraga n'aba bantu batandukanye. Imana reka ibahereze umugisha, ariko kwa kundi batangiye nyine baducurangira cyangwa baturirimbira, reka n'ubundi dusoreshe iki kiganiro indirimbo baduteguriye kugira ngo ibintu byose bigende neza, tujye tugenda dukomeza gufashwa. Iri tsinda rero twabanye naryo bakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Bikemu wakoze cyane kwitabira iki kiganiro. Namwe Imana ibaha umugisha kudutumira muri iki kiganiro. Pastor Habimana François, mwakoze cyane kubana natwe gutanga ibitekerezo muri iki kiganiro. nawe Yesu aguhe umugisha, hamwe n'abandi bose bazashyiraho komantere zabo kugira ngo turusheho gusobanukirwa. Yesu aduhana umugisha. Apostle Sara Sposioze, mushumba w'itorero rya Inkuge y'Amahoro, mwakoze cyane kuduha ibitekerezo byanyu, mukaduha umwanya wanyu, mukabana natwe muri iki kiganiro. Murakoze cyane Joel, kandi abandi bose badukurikiye bakoze kudukurikira. Imana ibaha umugisha. Pastor Christophe, umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, akaba umuhanga mu gucuranga
ino nanga ya saxophone nk'uko mwakomeje kubibona. Wakoze cyane ku bana natwe muri iki kiganiro. Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abera, iguhereze umugisha cyane. Namwe yoboka Mana TV, Imana ibaha umugisha, mwakoze kubana natwe kandi dushimiye n'abandi bakurikiye ibi biganiro. Mwakoze cyane aho muherereye hose gukurikira iki kiganiro, commentaire zanyu kugisakaza kikagera kuri benshi, ni inkunga ikomeye kugira ngo abantu bose bagende basobanukirwa. Imana ibaha umugisha. Bye bye. Mwari kumwe na Iyoboka Mana TV.